Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijamba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Tanki niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu. Tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku ruhare rw'abagenerwabikorwa b'umushinga Mupaka shamba letu mu guteza imbere imiryango yabo ndetse n'aho batuye. Nk'uko mubizi, umushinga Mupaka shamba letu ukorana by'umwihariko n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko. Muri iki kiganiro rero bagiye kutubwira ibyo bagizeho babikesha umushinga Mupaka shamba letu, haba mu ngo zabo, aho batuye ndetse no mu karere muri rusange. Muri kumwe na Solange Yanone. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko mu karere ka Rusizi. Bagiye kudusangiza ibyo bagezeho biciye kandi no mu bucuruzi bwambukiranya imipaka bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nitwa Ikimpaye Nyesi, nyine kubera ko ducuruza ubwo nyine tugenda bikagenda neza, umuntu akaba yabona amafaranga nyine akatanga muri mituweli utiriwe ujya kuguza mu itsinda, kubera ko n'ubucuruzi bwacu buradufasha. Mbasha kujyana ubucuruzi bwanjye nkagenda ngacuruza. Iyo ncuruje ntabwo ngarutse ntacye, ntabwo mbura icyo nifuza. Bituma imibereho igenda neza, no kuvuga ngo zimwe mu nshingano ngomba gukurikirana zo mu rugo, zo mu rugo z'ubuzima bwanjye bwite ndetse n'ubw'umuryango wanjye zigerwaho, ko nimba ari amafaranga nkeneye, yaba ari aya mituweli, yaba ari ayo gushyira muri rya tsinda, n'ubundi ntabwo nyabura kuko mba nagiye gucuruza nkunguka. Niba narabwiraga umugabo ngo iki kintu kirakorwa gute, ariko ajya kubona akabona mituweli nayishyuye, umwana kwishura amakaye yarayafite, Minerivare nkamubwira ati mugabo mwiza ntuhangayike, Minerivare nayishyuye, murakoze ndumva ari ibyo. Umubyeyi yigeza ku cyo yumva agatekereza yifuza. Nk'icyambere, hari nk'umuntu ufite ikibazo cyo kutagira aho aba, akaba yabasha kuba yakigurira ikibanza. Hari igihe uba ufite umwana w'umunyeshuri ukaba bikadufasha kubishyurira amashuri. Nitwa Zayisenga Jeanne. Ku rwanjye ruhande byampinduriye imibereho. Nari umugore utabasha kuba nasaba inguzanyo, ariko igihe cyarageze ntangira kujya nyisaba ndetse nkanishyura, kandi nkishyura neza. N'umutahe nari mfite wari muke, ubasha kwiyongera. Ntabwo nkitinya rero, ubu nagenda ngasaba n'amafaranga ageze no muri miliyoni ngakora. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. No mu karere ka Rubavu, abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko binyuze mu bikorwa bitandukanye by'umushinga Mupaka shamba letu babashije kwiteza imbere ndetse banateza imbere ingo zabo. Murakoze, nitwa Mugarwa Micheline, nkaba mba Brasserie mu murenge wa Nyamyumba. Nanjye nkaba ndi umugenerwabikorwa Mupaka shamba letu. Mbere nacururizaga mu Kajagari, ariko ubu ngubu inyungu zariyongereye kuko nsigaye nkora ubucuruzi mu mahoro, bikanzanira umusaruro mwinshi, kuko mbere twabagaho turi abantu b'inzererezi, ariko ubu ngubu njye n'umubyeyi wanjye twarafatanyije dukora ubucuruzi bwacu ku buryo twageze ku kigero cyo kuba twebwe bwacu twakwigurira ikibanza kiduturutsemo. Ubu tumaze kugura ibikoresho byo kubaka, dufite amabati, dufite inzugi, tumaze gushyira fondasiyo mu kibanza. Urumva ko izo ni intambwe nziza twagiye tugeraho, kandi tubifashijwemo no kuba twarahuguwe na Mupaka shamba letu.
Murakoze cyane, nitwa Niyibene Godanse, nanjye ndi umugenerwabikorwa mu Mupaka Shambarete. Hari amahugurwa bagiye baduhereza turi kumwe n'abatware bacu, ku buryo mu rugo twasanze ko icya mbere ari ugufashanya, ari ubwuzuzanye mu muryango, ku buryo ki umuryango dukorera hamwe ugasanga umuryango uteye imbere. Ibikorwa bifatika, umuryango wanjye twishyura ejo heza. Ikindi cya kabiri twishyura mituweli do sante, tukishyurira abana amashuri. Aya mafaranga avuye muri bya bikorwa tukamenya kwizigamira mu mabanki, ku buryo ubu nshobora kugenda ngasaba inguzanyo kuri banki nshaka bakaba bayimpa, kubera uko akunda umuntu agenda yizigama. Inyungu nagiye mbona ngewe najyaga nshyira mu bwizigame. Ubu ngubu mfite umurima nshobora guhingamo imyaka nkayasarura, hari ibyo ntajya kuhaha ku isoko nabyikuriye mu myaka yanjye. Ibyo byose ngabikesha bwa bucuruzi, kwa kundi umuntu agenda yizigama make make, ejo ugasanga kubyariye ikintu kinini. Kandi koko burya hari ibyo natwe twikemurira tutarinze twasaba abagabo. Ni ikiganiro Mupaka Shambarete, umupaka isoko y'imibereho yacu. Turimo kureba ibyo abagenerwabikorwa b'umushinga Mupaka Shambarete bagenda bageraho binyuze mu bikorwa by'umushinga, ariko kandi no mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bwabo bwambukiranya imipaka bwa buri munsi. Tugiye noneho ku mupaka w'Akanyaruho, aho ni mu karere ka Nyaruguru. Nabo bavuga ko hari ibyo bashoboye kugeraho babikesha ubucuruzi bakora, dore ko muri iki gihe bo batacyambuka imipaka, basigaye bacururiza mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe mu myaka yatambutse bacururizaga mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo bimeze gutya, ariko umupaka ufunze ku ruhande rw'i Burundi ntabwo byabaciye intege. Bavuga ko hari ibyo ubucuruzi bakora bubafasha, binyuze kandi no mu bikorwa by'umushinga Mupaka Shambarete. Hari aho bikugeza, ari mu kunguka mu bwenge, mu mutwe, mu mitekerereze, ndetse no kubaho mu buzima wagira icyo wiha, utagombye gusabiriza umugabo. Ngewe akazi kanjye nako gucuruza karoti, saa 12 saa moya mba nagerageje kugera hano abakiriya ba mu gitondo, nkabasha kubaha, nkabaha karoti, nkabaha intoryi, nkabaha indagara. Ubwo bigatuma nikura mu bwigunge, nkabonera amafaranga ku gihe, nkiteza imbere, abana nkabarihirira bakajya kwiga. Ubwo namara kubahirira bakajya ku ishuri, nyine bindinda kwirirwa nigunze mu rugo. Curuza imboga n'imbuto, ikintu bimfasha kubona mituweli y'umwana wanjye, bigatuma mbona umwenda we wo kwambara, nta kujya gusabiriza cyangwa ngo njye mu ngeso mbi. Uko gucuruza uhereye kuri bikeya bishoboka, bya bindi basuzugura, uhereye kuri avoka, ku mineke, ku maronji, ibyo ni ibintu inaha biboneka. Ibyo birakuzamura rwose, ukaba nta kintu, nyine nta muntu watega amaboko, ariko iyo wakoze ugatera imbere. Mu byo nacuruje maze kubonamo ihene ebyiri. Ni ikiganiro Mupaka Shambarete, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mwumvise uko abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko badusangiza by'umushinga Mupaka Shambarete wagiye ubafasha kunoza ubucuruzi bwabo. Uyu mwanya reka tuwuharire abagabo bashakanye n'abo bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nabo bafite ubuhamya ku byo bagezeho babikesha ibikorwa by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bukorwa n'abagore babo. Nitwa Nsanabandi Theogene. Urakoze cyane. Icyo ngewe ngifitiye ubuhamya cy'impinduka zabonetse mu rugo. Mudamu wanjye ntitwumvikanaga, yabikaga ukwiwe nanjye nkabika ukwanjye, ariko ntihagire ikintu tugeraho. Byarahindutse n'abantu barabizi, nta nzu twari dufite, ariko kugeza aka kanya ubu dufite inzu y'amabati 50. Biba byiza cyane kuko ari bana babona ababyeyi bose kimwe kandi bakabona nk'abashoboye. Niba umwana bamwirukaniye ikayi ku ishuri, yabuze ikayi akayimuha atagombye kukubaza. Niyo yaba ari ya mafaranga yo kurya ku ishuri, wenda nko muri primaire biba byoroshye, ugasanga umugore akemuye ikibazo atakubajije. Ibyo rero bifasha iki muri rya terambere ry'umuryango iyo udakora wenyine? Icyo bifasha umuryango, urugo rurazamuka rugatera imbere. Amakimbirane rwose nta yabagihari. Nitwa Nsenyonga Auguste. Shambarete buriya yatugiriye umumaro muremure. Urabona mu gihe abadamu bacu bakoreshaga amafaranga atashinga, adashamaje, byatumye abadamu bacu bagira ingufu mu mikorere.
tugahuriza hamwe nanjye ayo nabonye bikabona nibura umufuko w'isima urabibona hariya niyo mpamvu ubona burya byo muzira tubwira dusanga bifite agaciro mu byo guhuza mu rugo burya nta bukene bwabageraho ntacyo abisha ntacyo muhisha niyo mpamvu duhuriza hamwe tukagera ku iterambere tutadufite. Yitwa Mandro Benjamin. Mu mupaka shamba letu ibintu byatugejeje abadamu baratindaga n'imari zabo zigatinda gucuruzwa cyangwa bakazifata cyangwa bigatinda mu masoko bigatuma badataha vuba vuba. None ubu baratworohereje. Ikindi cya kabiri ubu dusigaye baza tukaganira byararangiye. Ikindi byatugejeje mu buzima bwiza. Agecyo wajya mu gakoperative g'amafaranga umugore ndagakwereke cyangwa wenda uyamwereke ariko ubu sigaye ugajya mu gakoperative g'amafaranga ukagirute kayamwereka. Kumva amakimbirane ndabwaba kugirute ukubura. Ntabana ndabagirute ntako bamesera wenda bagataha nijoro ndasigarganira n'abana kamenya ko niba mwana afite ikibazo runaka cy'ishuri akakimenya. Byaramutegerezaga ko yabaga ari we ugomba kugirute gusukura abana guteka kugirute kumva ibintu ngibyo. Hakubu ni ugufashanya ni ubwuzuzanye. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Kanyamahoro Fidel ahagarariye ishyirahamwe ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Rwanda. Aravuga ibikorwa bitandukanye iri shyirahamwe rifashamo abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu bikorwa byabo bya buri munsi. Aranagaruka ku cyo abagenerwabikorwa b'umushinga Mpaka Shamba Letu bagezeho babikesha ibikorwa by'uyu mushinga. Nka tetere ikintu cya mbere dukora iyo tumaze kubashyira hamwe tubigisha ko gukora uri umwe ari imwe mu ntandaro yo kugira ubukene butarangira. Icya mbere kwibumbira mu matsinda, cya kabiri bagatinyuka kuba bafata inguzanyo muri banki. Ubu ngubu dufite nka banki dukorana nayo ya RIM, umuntu umwe yemerewe kuba yafata kredi y'ibihumbi hagati ya 200 na 400. Ubu ngubu ni bamwe bishyura mituweli ku gihe, ni bamwe bishyura ejo heza. Muri ya matsinda yabo ubona hari impinduka nini ijyanye n'imikorere yabo kandi n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi bana babo birirwaga mu rugo nabo ukabona hari impinduka, abo bana basigaye bajya ku ishuri. Bagara ko hari impinduka mu rugendo twatangiranye nabo kugeza uyu munsi. Denis Basire Wingabiye ni umuyobozi w'umushinga Mpaka Shamba Letu muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu nama nkuru y'Abepiskopi mu Rwanda. Nawe aragaragaza ibyo abagenerwabikorwa b'umushinga Mpaka Shamba Letu bagezeho ndetse n'icyo uyu mushinga ubafasha mu kunoza ubucuruzi bwabo bwambukiranya imipaka bubabeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibikorwa by'umushinga Mpaka Shamba Letu rero byose biba bigamije kubaka amahoro. Iyo turebye rero zimwe mu mpinduka byagiye bitanga, abagore n'urubyiruko dufasha nibo benshi bagira uruhare mu bikorwa byo gukemura amakimbirane akunze kugaragara mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Mu minsi yashize muri iki gihe dusoje cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abagore bari mu matsinda babarizwa mu matsinda Mpaka Shamba Letu mu Bugarama kuri site ya Bugarama bashyize hamwe umusanzu wabo babyibwirije, bityo babonera parafo y'inzu yari iri kubakirwa umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Urundi rugero natanga narwo ni Rusizi, ariko mu matsinda barizwa muri Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Abagore babonye ko hari bagenzi babo bagize ibibazo mu bucuruzi bakora, barabuhagarika kubera ko igishoro cyabo cyari cyashize, bityo babasha kuremera abacuruzi 5, ariko wabihawe bimugirira akamaro kubera ko yabashije gusubira ku isoko, asubira mu bucuruzi kugira ngo agire uruhare mu gutunga umuryango we. Hari n'ikindi nk'irubavu mu minsi ishize hari umugore nawe ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka wagize ikibazo cy'uburwayi bukomeye, biba ngombwa ko bamutransfera i Kigali, abura ubushobozi. Abo bakorana babana mu matsinda yose ya Mpaka Shamba Letu yose yo kuri site ya Rubavu bishyira hamwe
bamubonera inkunga baramuvuza muri CHK. Indi mpinduka kandi igaragarira mu miryango yabo, harimo abo twaherekeje basohoka mu makimbirane, bityo ubu ngubu nibo bafasha abandi muri urwo rugendo rugamije kugira ngo imiryango igaragaremo ituze. Iyo bashyize hamwe rero nibwo iterambere rigaragara, kuko abana bitabwaho, uburezi bwabo bugakurikiranwa, bakishyura mituweli ku gihe kubera ko bafite ubwumvikane, ndetse ukabona ko n'ubucuruzi bwabo buri gutera imbere, bityo iterambere rikiyongera. Abari bateze amatwi ikiganiro Umupaka Shambaretu cy'uyu munsi n'aha tugisoreje. Turabashimiye mwese ababashije kugikurikira, ndetse dushimira n'abakigizemo uruhare. Ndashimira kandi Jeanne Uwamahoro, Jasmine Duhirwe na Christine Ndacyayisenga bamfashije gutegura iki kiganiro. Njye na Solange aya none naho ubutaha. Mupaka Shamba